Iyi yitwa indangamirwa, ikitwa indangamirwa y'ikibamba yera umubiri. Ubwo tuyibyinira dutyo iyo bayinikije ikamwa igatuza igakamwa neza. Iriya yo hirya yitwa Ngabo, imaze kubyara 4, ubu irahaka bwa 5. Murakoze. Nitwa Murerwa Jessica, nkaba ntuye mu mudugudu w'ubumwe, akagari ka Rubirizi, umurenge wa Kanombe, akarere ka Kicukiro. Muri uyu mudugudu mpamaze imyaka 13. Mbega muri make ndi umwe mu bantu bahawe inka ya Girinka. Ariko mbere ntarahabwa iyo nka naracuruje, ariko nakoreraga umuvandimwe, ariko bikantunga pe, abana bakarya nanjye nkarya, nkamucururiza kamemba, kampa amafaranga nkayahahira abana, nkishyura n'aho mba. Nakoze akazi gatandukanye kantungaga n'abana, ariko baje kureba basanga bakwiriye kumpa inka, abana bakanywa amata, nanjye nkanywa amata. Inka rero barampamagaye nyine mvuye mu misa mu gitondo ya mbere, barampamagara bati Murerwa, tuguhaye inka ya Girinka, wayishobora? Ninayishobora. Nuko baranyandika. Igihe cyaje kugera rero barampamagara njya mu mahugurwa y'ukuntu inka bazorora, y'ibisabwa, y'ukuntu ngomba kuzitura, n'abandi Girinka ikabageraho. Nuko amahugurwa ararangira, njya nsubira mu rugo. Nabwo mu gitondo mvuye mu misa, byari nko mu ma 3, numva barampamagaye batumva bati jya mu Busanza ku kagari kaho, bati gende ugiye gufata inka. Bagiye kubaha inka 2018. Ngezeyo nsanga koko inka barazitanga, baratwakira. Maze kuyitombora, yari inyana nziza ifite amezi 9, ubona gakeye pe, iri hagati rwose, ntabwo yari mbi. N'umukecuru wayituye rwose yari yarahabaye intwari. Inka ndayicyuye rero ngeze mu rugo, nyihaye ubwatsi nkirarishije, inka ndayoza. Umuti bari bawumpaye, bampaye n'ibombo, ubu ndayifite ahangaha. Urumva, bampa n'umuti wo kuyoza n'umunyu, yewe baranayivuye, yarwara bakayivura. Kugera ibyaye nshobora kubona umukamo uyiturutseho, nanjye nagurisha amata nkabona amafaranga, yarwara nkayivuza. Uretse ko yamaze kubyara sinongeye kubona isaya nkaho ifatwa n'uturwara. Ubu inka zikomotseho ni inka 6. Iyo nituye y'Uburiza ibyaye 2. Izi murebe iyikurikira ibyaye Uburiza, mwayibonye dore ngiriye. Yabyaye inyana y'injerisi, nayo nyina wazo yabyaye ikimasa. N'iyi nyana ni iyayo yabyaye. Ikurikira iriya ya 2, iriya ikurikira Uburiza nituye. Hanyuma rero ubu zirahaka zombi, barazibanguriye. Inka zanjye rero iyo zenda kubyara, ndazishyira nk'umubyeyi, ndagenda nkagura amasaka rimwe na rimwe ndayahinga, ariko mbona kubera ko imirima aba ari mitoya, ngenda yigendera nkajya ngiye nko mu ntara, nkabwira umuntu akayantunganyiriza, nkajyayo nkayazana. Amasaka nkayashesha, ifu nkayitereka mu nzu. Ubwo ndateganya ko inka ufite nk'iminsi 15 yenda kubyara, ubwo ikubita hasi inyana itya, ningiye uzibyaza n'umushumba wanjye. Nta muntu mpuruza, nta nka yanjye irandushye. Urumva, ubwo rero gushyize hasi inyana, bwira abana ntimucane, bagashyiraho igikoma, tukayiha cya gikoma cy'akazuyazi bitayotsa, nkoramo ntya, umva ko bidashyushye, kikaba hagati nyine. Ni umubyeyi nk'undi wese, ni uko gusa nyine aba ari inka, bagashyiramo amazi bakuzura, babashije isafuriya nini,
noneho ikanywa, iranywa rwose ukabona nayo irizihiwe, yarangiza igasusuruka, wajya kubona ukabona mu kanya gato iraryamye cyangwa se irahagaze igafuma rwose. Ubwo rero ukabona irisuganyije igatarirana, wa mugabo w'igikoma cy'amasaka gituma inka ikama amata meza cyane aryoshye. Ubwo rero nkayishigishira kurangiza amezi 3. Amezi 3 niyo nshobora kuziha cya gikoma, ntabwo bisaba ifu nyinshi. Ubwo nyishishira mu gitondo nkayishigishira nk'aya masaha na nimugoroba, ariko nziha n'ibifu. Nshobora gushaka nk'igifu nkaza kuyiha, ariko birahenda kenshi birandemerera. Nzorora neza, nzihunda zoza ku cyumweru, zoza rimwe buri wa gatandatu, wowe icyumweru njya gusenga, nkaziha umunyu mwawubonye ko urimo. Ariko jyewe ngira n'irindi banga, uriya munyu bita kuri munyu uriya wundi bahonda w'ikibuye, uriya munyu urawusya ukawuhonda ukaba nk'agafu, ugashyira muri biriya bintu zinyweraho. Izanjye izi nka z'inzungu burya ntabwo zimeze nk'inyarwanda pe. Izanjye iyo nkuhonze nkashyira mu mazi ntizibinywa, ariko iyo nkuzihaye zikarigata nshyira muri bya bintu zikarigata. Iyi imwe iriya mureba babanje kumpa inywa amajerekani 5 y'amazi ku munsi, ako kanya ahubwo nyuhiye, ubundi nywa amajerekani 3 n'igice ako kanya. Ariko iyo yanyoye ityo wongera kuyika umwe, nimugoroba ikanywa 2 n'igice, inywa amazi menshi. Harimo ibanga riteye rite, uriya munyu utari uyu nguyu urimo vitamine C, niba umunyu wose zibamo simbizi. Uriya munyu wica ubukoko bwo mu nda, bigatuma inka itagira ibirwara byinshi. Noneho nziha n'umubirizi, yego iyo zimaze kugwira urabona ko ari 5, kuvuga utuma ibirizi zikwiriye birarushya. Mbwira abashumba ntimva rero, ndavuguta nkaziha gake gake ko mbishoboye, hagenda nk'imwe mu kindi cyumweru nk'indi bityo. Ariko mbwira abashumba bakayahira bakayishyiramo hano zikayirisha. Maze kubona inka yarabanje itanga ifumbire. Uriya fi mu gishanga nanjye ndahinga, mfiteyo imigende mpingayo nkateraho n'akabingobingo gakeya, ariko imigende aba ari mito burya. Ni ukuvuga ngo mfiteyo imigende 4. Iyo migende nyihinga ibigori, nkahingamo n'ibijumba, kuko nkahingamo amateke ya bwayisi n'imyumbati nyishyiramo, nkahingamo n'ibishyimbo. Ubwo rero iyo ngiye guhinga ndabajyana ifumbire bagashyiramo, ndeza pe. Ibigori birera, ibishyimbo byo mu migende ntabwo bikabye, byera bikeya biringaniye, ariko ibigori birera na bwahisi zirera. Mfata ifumbire nkayigurisha. Ifumbire hari abo nyiha bakampa ibyatsi barahinze ibigori, hari indi bakagura bashyira mu majaride. Nuko ubwo rero bamwe ndabaha bakakora imirimo y'igikoni, kose umubare munini ndayibaha. Abantu mburisha ifumbire ni nk'abaturutse hirya, bagize batwara kamyoneti. Hari n'igihe bapaki tubura yakuye ahangaha fuse 2, bampa amafaranga. Icyo gihe ndibuka tubura yampaye 90,000. Ubu rero abaje bashaka ku mifuka bagurisha 2,000. Ariko niyo mpenda henze nshobora gucogoza nkamihera 1,500. Ubuzima rero bwarahindutse. Mbere ntago byabaga byoroshye pe, amatara ahendura bizi, niyo wayagura byaba kugira ngo abana batarwara bwake cyangwa ukundi, ariko amatara ahenda. Bampaye nk'amatara aboneka rero, abana banywa amata. N'abaturanyi banjye, yewe inkangi byari uburiza, numvaga ntanywa amata, nta kaminga ngo bumve baravuruganya inka hano iravumera, nywa amata rwose ne guha abaturanyi. Ntabwo nabikora,
ko nabonye njyewe iwacu mvuka uwo muco ari nk'umuco ubaho mu banyarwanda. Nuko ubwo rero nkafata ya mata inkihumuje none nkahakwa kanaka nimugoroba nkahakwa kanaka umuhondo ubwo aba yatangiye gushya abakiriya nabo bagatangira bakaza baza rero kandi akenshi ubonye ahaye ahita aza gukamisha. Ntabwo nkamujyaho amatangiye sinyagurisha abantu bakuru ifaranga rikaba riraje akaza akishyura bishyura mbere abantu bakamisha. Rero amafaranga yaje kuboneka araboneka. Umuhungu wanjye uriye mubonye uriya ajya ku ishuri ariga nabwiye ko yiga mu wa gatatu. Uriya mwana niyo imumfasha kandi bayimpaye ari muto pe wamubonye uko asa abonye atari umusore mwiza se abonye atari umusore unywa amata. Ni ukuvuga ngo ikibyara uburiza rwose nagurishaga litiro 10 kuko ntabwo wagurisha amata ngo mu rugo wasigariraho. Mu gitondo 10 nimugoroba 10 mbere twayagurishaga 400 ariko ubu aho bigeye turayagurisha 500. Ubwo litiro 10 uzi ku bantu mu munsi ubwo ntizari litiro 20 uzi kubona 500 ku munsi ikamwe mu gitondo na nimugoroba rwose impa ibihumbi 10. Iyindi nayo yabyaye inyana yayo nyine iya kabiri kuko iyo uburiza narayituye. Ubwo iya kabiri nayo yarabyaye ikamwa litiro 8 ariko nabaje abaveterineri barambwira ngo nuko ari uburiza ngo izazamura umukamo. Ubwo litiro 8 rero nazo ikamwa 8 mu gitondo nimugoroba igakamwa 8. Ufasha aya mata litiro 16 ugafata na litiro 20 ukazikuba na 500. Urumva amafaranga avuyemo. Urumva minerivare y'umuhungu wanjye uriye ajya kugenda nyifite nta uramwirukana ku kigo kandi ntanga ibihumbi 92 n'indi mibereho ya buri munsi rwose mu buzima busanzwe. Iyo migende wumva ntabwo njyayo kuyihingamo ntabwo njyayo shyiramo abakozi abahinzi inguma nkagabuririza inka zanjye nkareba ko zabonye ubwatsi nkakurikirana uko zibayeho. Mu by'ukuri inka bayiguhaye ukayitaho ifite umumaro. Yewe none se reka nkubwire nakuyemo ibintu byose nkishyura hano nkishyura ibihumbi 35 ngahemba abashumba mfite 2 abatunga bakarya amata ndayabaha amashumba wanjye ujya kwahira atanyoye. Ubwo rero iyo ngiye kureba mbona mbahemba nkishyura inzu rwose nkasagura nkabika ntabwo mbura buri kwezi simbura ibihumbi 30 nshyira hariya. Hagira nk'akantu kaje nk'uko umunyeshuri ugiye ku ishuri nk'uko agomba kwishyurirwa atangira cyangwa ibiki ayo mafaranga ndagenda nkayafata. Nkeneye se iki gitenge ureba ndagenda nkayafata akakingurira. N'inka yarinze tuyiteza intanga tukishyura. Ni ukuvuga ngo iyo bateye intanga umuha transport y'ibihumbi 2 biterwa n'aho aturuka ariko ukayishyura ibihumbi 5. Ubwo si ibihumbi 7 iyo yarwaye ayo mafaranga n'icyamarira. Gira inka yindira umuntu ubuzima. None se ubu reka mbabwire mwabagabo muvuye muri ibi biraro izi nka 5 sibyo bayimpaye ari nk'imwe none n'inka ubu mfite 5 hano nituye ya 6 nayibyaye izi 2 aho nayitanze. Ubu ejo bundi izi nka ziraha akazombi kandi murabona ko zonse imitavu. Nababwiye ko imwe ifite ukwezi n'igice indi ifite amezi 3 zaba zabyaye ko mufata 5 mwongeraho zigiye kuvuka. Niyo nyana ureba ku kwezi kwa 4 ndayiteza intanga kuko ntizakomeza ngo yabire isenye. Urumva nayibyare gusa aho zitahindura ubuzima neza. Ubu nakubwira ngo singenda ungiye guhinga nta kindi kintu cyera kirabura nkura amafaranga uretse izi nka kandi ziranyinjiriza.
mufate ayo mafaranga muyakube mwumve twakujya n'ibihumbi ko ari ibihumbi 10 ku munsi kuri leta ku nkimwe indi nayo ni 16 kubana nayo none kubana 500 aho tugereye ubu ku isoko ayo mafaranga yakubiye n'ukwezi rero ubu mafaranga arimo ubwo ntagera nko mu bihumbi 300 arenga cyangwa 400 gutya ayo mafaranga rero iyo nyabonye nkayakoresha menya uko nyajera kandi bigakunda pe kandi mu buzima nta kibazo ntawe n'umwana akiga ndababwiza ukuri iyi nka imwe nahawe na perezida wa repubulika yayimpaye ari inka y'umugisha ndanamushimira urumva abashidikanya ngo imwe ntiyakujyana mu ijana nk'uko kera babivugaga iyi ni kujyana mu ijana usabwa kuzorora ukazitaho inka ibisaba kuyikurikirana uko bukeye nuko bwije urumva ugakurikirana niba zarwaye ugakurikirana niba zahaze inka yihaga inka irunguka kandi igatanga umusaruro nta kitagukorera wayitayeho ahangaha rero rasetsa hakurya hari umukecuru umukobwa yanyuzeyo ayoboza hano umwana w'umukobwa wazaga kudusura nuko aramuyoboza rero amubwira ngo kwagira amata noneho umwana araza arambwira ati ariko se mama ati basigaye bakwitagira amata ndetse n'indi ubikubwiye ibyo ati niko umukecuru ambwiye bamuhaye n'umwana aramuzana aramuyobora nuko ndumirwa ntese ubwo niko baranyita ati niko bakwita umva nkubwiza ukuri inka perezida yampaye yampinduriye izina avuga ngo yangiriye neza yaranejereje abana banjye banywa amata abaturanyi banywa amata nanjye ndayanywa mbona amafaranga naratekereje ni inkoko ni agatungo keza umuntu akenera igi n'aba bana banjye bakenera igi ryo kurya nta nubwo nari natekereje cyane ku gucuruza havuga nta bana banjye banywa amata reka norore n'inkoko kandi aho inka ziri inkoko zijyamo ugasanga zirazitora isazi zikagira zite buri inkoko nibanga aho inka ziba uzi ko inkoko ziriho isazi igihe ziriho ari nyinshi ukaba ufite nk'inkoko nk'8 cyangwa 7 ntabwo zijya kure uzirekuye utyo zijya mu kiraro zigatoragura za sazi ku buryo usanga isazi zarazigabanyije inka zitakiribwa cyane noneho n'ikindi nashakaga n'iryo gi niyo nkoko zagwira nkagurishaho yenda umwana hapfutse ikibazo cyatike ngo ave ku ishuri mpenda se nakenera no kuyirya nkayirya ndabikenera nkayirya n'iryo gi nkarirya n'abana bakarirya inkoko ubu ngubu mfite inkoko 12 ariko zari nyinshi ndazigabanya kuko aho kuzororera ntaho i Kigali norora inka nta sambu utinyororane njyewe nacishirije bugufi nyiri ahangaha nca bugufi nkamuhera amafaranga ye ku gihe niba banyishyuye mbere ya byose menya ko ngomba kumwishyura nyirinzu nkodesha ndamwishyura rero nkamwishyurira igihe n'umugabo ugenza make ntabwo rwose igihe tumaranye yambaniye nabi nuko ubwo rero rwose ndorora nkorora inka i Kigali ubu zibaye inka 5 ubwatsi mbukura mu gishanga cya leta nta handi hasi hari ibishanga batubwira ko ari ibya leta nanjye ndi uwa leta rwari icyo nabura niho nahira abantu nasize rero hari n'abazibona bakanazirya njye mbabona nyine abyumva ati yarayiriye koko nazahanyura nkabona koko inka yarayiriye baramuhannye ubundi inka buriya ni ikintu gikomeye ntabwo ari umutungo wo gukinisha umuntu ayiguhaye ukayorora neza ukayigaburira akanayiguhana n'umugisha buriya izi nka tuzihabwa mu rukundo urumva tuzihabwa mu rukundo perezida ziduha adukunze abyishimiye iyo urwaye rero mu rukundo abyishimiye ukayorora neza ukayiha ubwatsi ukayoza yarwara ukabimenya kare ukayivuza
nta kuntu inka itaguha umusaruro. Abo bantu rero bumva ko yaguma gusigara inyuma rwose, wakumva byaramuciye intege atumva ibyo ari byo yazanyegera, namugira inama nkamwigisha uko azorora kandi akabigeraho. Mwese nororera mu bukode, kandi inka mwabibonye inka mfite. Ni ukuvuga ngo rero ibanga ni kuyigaburira igahaga, ukayoza ntiribwe n'uburondwe, ukayiha ubwatsi neza, ukayihera amazi igihe bunziha amazi ziziha amazi 3 ku munsi. Iyo inyweye amazi mu gitondo ikanywa amazi saa 6 mu masaa 7, ikanywa amazi n'ijoro ihumuje, wa mugabo we iguha umusaruro ukanyurwa, nta inka itakugeza pe. Nshimiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame, yampaye inka iranezereza, inka irabyara, inka irankamirwa, ikamirwa abana, yewe n'abaturanyi banyoye amata. Ntabwo ari jyenyine, iyi nka ntabwo ari gitunze jyenyine, urumva. Ndamushimiye, ni umubyeyi mwiza. Ibi mbabwira ndabibabwira bimvuye ku mutima, kandi ndabibabwira naranezerewe, naranyuzwe. Muzagende mumubwire uti warakoze, uti wamuhaye inka imubera inka, imubera umugisha. Dore murazibona ko ari inka 5, ubu ejo bundi zizabyara ntizimye. Ntimwabonye inyana ko ari udutavu? Ubu ejo bundi zizabyara ntizigiye kujya mu icumi. Mwazibonye ko ari inka zitanteye isoni kuba nazihagarika muri stade, nazihagarika imbere y'imfura bakazireba. Ngo mugene mumbwirire umukuru w'igihugu uti wowe kagira Imana we, uti rwose wamuhaye inka aranezerwa, mumwereke izi nka. Ubu se yarabizi? Yarabizi ko bamuhaye inka ikabyara izi zose? Rwose nifuza, icyifuzo cyanjye pe ni ukubona ahantu ntura hanjye, ubundi nkorora izi nka. Ndabishoboye, ariko ubu zigurishije ntabwo byavamo, kandi nkaba nzimije igicaniro. Gira wigire kuko ubufasha butazahoraho.